turwane ya ntambara nziza yo kwizera. Turageragezwa, dukubitwa hasi, ariko ntabwo dupfa, kuko turi kumwe n'Imana yacu. Kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Twagure kwizera kwacu mu bintu bikomeye. Tugomba kwizera, dukwiriye kwizera Imana ko ifite ibyo yadukorera tukiri mu isi, ariko tukarengaho tukizera Imana nk'ifite ubugingo buhoraho. Nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Muzaniye ubuhanuzi buvuga ngo aho utinze, aho wari umaze igihe, ntabwo uzongera kuhatinda. Imana iragutabara, Imana irakuzamura, Imana ikuvanye aho uri. Byakire n'ibyawe, haguruka ubisengere uvuge ngo Mana ndakirira. Amahoro nshuti z'umusaraba, mwongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Turacyashima Uwiteka ukiturenze, turacyashima Uwiteka ukitwongereye igihe cyo kubaho, abiherebwe icyubahiro. Ndashima Imana ku bwawe urimo kunyumva uyu munsi. Niba ari igitondo kuri wowe, niba ari amanywa ku bandi, niba ari ijoro ku bandi, uko bisa uko ariko kose, ndabishimira Imana. Ibyo nabyo biratwereka gukomera kw'Imana yacu, ijya ibigenza uko ishaka. Ndacyaganira nawe rero ku buntu bw'Imana. Duhora tuvuga gukomera kw'Imana, duhora tuvuga imbaraga z'Imana, duhora tuvuga Imana yacu, Imana nziza, Imana igira neza, Imana ihumuriza, Imana ibabarira. Imana ihora ari Imana, ihabwa icyubahiro yakarama ko yaduhaye kuyimenya. Uwaduha tukongera tukagira ikindi twiyongeraho mu kumenya Imana, tukagirirwa ubundi buntu bwo kongera kugira icyo twiyongeraho. Uyu munsi wa none rero ndifuza yuko tuganira ijambo ritari rirerire. Ndagusabye untege amatwi, hanyuma tubigendanemo neza. Turaganira ijambo ritari rirerire, ijambo rigufi cyane, ariko unyemerere tubane, ubwo dutangiranye tuze gusozana. Turaganira ijambo, ndashaka kubwira ngo uyu munsi nawe watabarwa, nawe byakugeraho, nawe kandi byakubera nk'uko bibera abandi. Ndashaka kubwira ko iyi saha ya none, uyu munsi wa none, nawe wibutswe. Hari ubwo umuntu ajya yicara agasanga yaratawe, agasanga kwibaza ati mbega nanjye. Aho ndashaka kubwira ngo uyu munsi nawe uratabawe, nyamara ubyakira ubyizera, uratabawe. Twebwe nk'abafeyisi turi face builders. Ubundi izina ntirisobanurwa, ariko ubwo tugira irya kabiri tukitwa abubatsi bo kwizera. Twe rero nk'abubatsi bo kwizera turabyizera, bikaza tukabibona, n'ibitaje tukabitegereza. Hari ibyo tugitegereje, ariko hari ibyo twizera kandi bigasohora. Ijambo riratubwira mu Baheburayo igice cya mbere, igice cya 11 ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Ntabwo tugiye kuganira ku kwizera, tuzabiganira ubutaha, ariko ubyizere ko uyu munsi nawe bikubereye ko utabarwa, wibukwa. Uyu munsi uributswe. Mutwe w'amagambo wa none turavuga ngo nawe uributswe. Niwo mutwe w'amagambo tugiye kuganira uyu munsi. Reka iri jambo turishyire mu biganza by'Imana, Imana idufashe gusobanura. Uwiteka Mana ikomeye, Mana ishobora byose, Mana itajya yibagirwa, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo abibutse Uwiteka ntibakamuturize. Nyaguhora ku ngoma uyu munsi natwe twakwibukwa. Ndagushima ko hari uwo wibutse uyu munsi, ndagushima ko hari uwo isaha ye igeze uyu munsi akaba yibutswe.
Uwiteka mutanga bugingo, ndagushima papa. Ni ukuri uyu munsi hari umuntu wibutse. Urakoze mwami. Nyaguhora ku ngoma n'abatibukwa n'abataribukwa, udushyire kuri lisite nyaguhora ku ngoma. Uwera w'imbabazi kandi ubitebutse, dore nyaguhora ku ngoma natwe nituguturije turakwibukije. Utwibuke murengezi w'ubugingo, utugirire ubuntu. Uwo muntu urira, uwo muntu uganya, uwo muntu wabuze uko abigenza, umwibuke Mana y'imbabazi n'imbaraga nyinshi. Mana irebera hose icyarimwe kandi ikabera hose icyarimwe, umwibuke kandi umugirire neza. Urakoze Mana ikomeye, urakoze Wera wa Isirayeli, urakoze mubyeyi w'imbabazi. Icyubahiro kibi cyawe mu izina ryawe ryera Kristo mwiza turasenze, amen. Ndimo kukubwira ngo uyu munsi nawe uributswe. Imana irakwibutse. Mwana w'umuntu yakwibuka akanakwibuka uwo munsi atafite uko akugeraho, ariko Imana ntishobora kutakugeraho. Imana irakwibutse. Ni ukuri Imana irakwibutse. Ndumva muri jye hari umuntu wibutswe n'Imana. Imana ikugirire neza kandi ni ukuri uzayishime. Uzegera abavandimwe muri kumwe, uzajye mu rusengero rwawe, uzashima Imana. Uyu munsi uributswe. Katurore rero mu gitabo cy'Imana muri Bibiliya yera, umuntu wibutswe atabitekerezaga, atabisengeye, yewe ngira ngo byaravuye mu bitekerezo bye, ariko aribukwa. Tugiye kurora mu Samweli wa kabiri, ni ibice 9, turahera yenda ku murongo wa mbere. Mwemerere tubigendanemo neza, dusome hanyuma dusobanure gatoya, ntago mbatindira. Ntago mbatindira. Ni mu gitabo cya kabiri cy'umuhanuzi Samweli, ni ibice 9, duhere ku murongo wa mbere tugere ku wa 9, turahita dusoza. Nawe nubyumva urumva ko nawe hageze ko uyu munsi wibukwa, igihe cyageze cyo wibukwa, hanyuma ubimenye neza ngo uyu munsi nawe uributswe. Reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani. Abasomyi ba Bibiliya murabizi ko Yonatani yari inshuti ya Dawidi, ariko ise wa Yonatani Sawuli akaba umwanzi wa Dawidi. Ibintu by'iyi si ntibyoroshye. Ishyari nk'uko batubwiye. Ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Yonatani yari inshuti ye. Bibiliya itubwira ngo bari bameze nk'agati gakubiranye. Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu we witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi. Umwami arabaza ati, mbese ni wowe Siba? Nawe ati, ni jye umugaragu wawe. Umwami aramubaza ati, harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba asubiza umwami ati, haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Ibaze nawe, umva ikimuranga, umva ikiranga uwo mwana wa Yonatani, ngo umugaye ibirenge. Ubu si yavuga ati haracyariho umwana wa Yonatani, byonyine byari bitwaye iki? Ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Bigaragara ko ntacyo akiri cyo, ni nkaho nawe adahari. Haracyari umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Hari ibyo nawe birimo kukubwira ngo mbega nawe, ariko se nawe, amashuri se, ariko se nawe, umuryango se, ariko se nawe, ubukire se, ariko se nawe.
hari icyo ukubwira nawe ngo nawe se ngo haracyari umwana wa Yonatani. Kandi uwabajije yabajije ati ntawasigaye wo muri uwo muryango, niyo yaba umubyara, niyo yaba umwuzukuru, niyo yaba hari uwasigaye. Noneho hasigaye umwana w'inshuti ye, ariko ugiye kumuvuga aravuga ngo haracyariho ngo umuhungu we umugaye ibirenge. Umwami aramusubiza ati abahe. Imana irakarama. Igihe cyo gutabarwa nta kireberwaho, nta kigenderwaho, ntacyo Imana iheraho kugira ngo igutabare. Nawe uratabawe inshuti y'umusaraba, harageze ko nawe utabarwa. Rero ntutekereze ngo wibaze ngo ariko nkanjye byaturuka he? Nkanjye byaturuka he? Kwa data se? Nkuko Gideyoni yavuze, kwa data se? Nitwe muryango woroheje, nijye muhererezi, ntabwo mfite nzi n'ubwenge. Byaturuka he? Nkanjye byaturuka he? Ubwo hari undi urimo kuvuga atyo, ariko nyamara hageze gutabarwa. Igihe ni iki, isaha ni iyi, umunsi n'uyu wo gutabarwa kwawe. Mukabyakira kuko ari ibyawe. Ngo umwami aramusubiza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawudi. Ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya. Maze Dawudi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawudi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzaguha imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya, ntabwo ari ukuguha ibyo bintu byonyine, oya ndimo kukubwira inshuti y'umusaraba ngo nyamara uratabawe. Kandi iyo Uwiteka yagutabaye adafite icyo ahereyeho, adahereye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose keretse kumwubaha no kumwubahisha, iyo Uwiteka umwami Imana yakwitabariye aguha ibirenze ibyo watekerezaga. Ibyo wibariraga arabikuba, ibyo watekerezaga arabirenza. Mefibosheti yikubise imbere y'umwami, yikubita imbere y'umwami Dawudi. Ntabwo yari azi icyo ari bumubwire. Ngo nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawudi. Ageze imbere ye agwa yubamye, aramuramya. Mama yaramubereye Imana muri uwo mwanya. Maze Dawudi aravuga ati Mefibosheti. Aritaba ati karame, umugaragu wawe ndi hano. Dawudi aramubwira ati humura. Hari impamvu yamuhumurizaga. Mwibuke ko Dawudi na Sawuli ntibarebanaga. Sawuli yahoraga ahiga Dawudi, nubwo Dawudi atigeze ahiga Sawuli, kuko Dawudi yagize ibihe byinshi yashoboraga kwica Sawuli, ariko aramwihorera kenshi cyane rwose. Iyo umuntu ajya gutwara urunywero akuye agashingura icumu ku musego akabijyana, ntari mukubite, yarabishoboye kandi ntiyabikora. Ariko Sawuli we yahoraga ashaka ukuntu yica Dawudi byaranze. Amateka yarazwi rero. Umwuzukuru wa Sawuli kugera imbere ya Dawudi yagombaga gutinya, ariko Dawudi aramubwira ati humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo
ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Nicyo nashakaga kukubwira cyonyine, nta kindi. Nshuti y'umusaraba, nakubwiraga ngo nawe harageze ko wibukwa. Igihe ni iki cyo kugira ngo wibukwe, ntubiherereze ku bandi. Uribaza aho byaturuka hakabura. Mefibosheti mwumvise ikimuranga, barabajije ngo ariko Seba, ngo mbega ngo hari umuntu waba warasigaye wo mu muryango wa Sawuli, wo mu muryango wa Jonatani? Aravuga ati ariko hari umuhungu we wasigaye, icyakora ni akamuga, amugaye ibirenge. Icyo nicyo yabonye yamuvugaho. Ntabwo bari bamubajije ngo yarize, ntabwo bari bamubajije ngo aratuye, ntabwo bari bamubajije ngo angana iki cyangwa ahagaze ate cyangwa ameze ate. Ariko abana b'abantu ni uko iteka batureba. Umuntu akurebera ahagoramye, ntabwo ujya ukurebera heza. Kubera iki? Bari bazi amateka ya Sawuli na Dawidi, bari bazi ibibi gusa byo kwa Sawuli, kandi Dawidi we yari azi ibyiza byo kwa Sawuli kubera Yonatani mushuti we. Yashakaga kugirira neza umuntu w'inshuti ya Yonatani, yari afite ahahera. Urimo kumbwira utsenge bampera nahera he kugira ngo ngirirwe neza? Uwiteka ko agiye kukugirira neza, numwemerera. Nawe iki nicyo gihe cyawe cyo kwibukwa, nicyo gihe cyawe. Umuntu wese agira igihe cye. Igihe Yonatani yari aririya ari mu rugo rw'abandi, ntabwo hari se, ni hari se wabo, ni hari mukuru we. Abagaragu base bamuhinduye umugaragu. Nta byiringiro yari afite, ntabwo yari azi ko nawe byamugeraho. Nk'uko nawe uyu munsi wibaza aho byaturuka. Ariko ndakwinginze, kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya. Izere ko Imana yo mu ijuru yakuremye igukuye mu busa. Ijya kukurema ntacyo yahereyeho, nta na gito. Iyo iguha umwuka uhumeka ntakiheraho. Nta kantu na gato ngo uvuge uti ntabwo mfite ibihumbi 100, ariko nibura mfite 10. Wa mana wenda bambidipositinze kuri konte yawe, hanyuma uhereho ungirira neza. Tujya kwa muganga tukajyana mituweli yacu, ariko ntabwo bahita bagufata nshuti y'umusaraba. Barakubwira ngo banze ujya kwishyura hariya consultation, genda ufata ziyo rangamuntu yawe, genda ufata ziyo transfer yawe, genda ufata zibi, ugende wishyure ka gaceri kawe, hanyuma uzi. Leta yacu irakarama, ihora itwishyurira, ikatwishyurira di. Ariko nubwo batwishyuriye, hari icyo bufite. Iyo wasize irangamuntu yawe mu rugo, ntacyo bakumarira, barabura basubirayo ujye kuyishaka. Yesu atugirire neza. Ariko Imana yo mu ijuru nta kintu igiheraho. Ngo yagusanze mu ivata wigaragura, iravuga ngo baho, nta kigiheraho, ntacyo yahereyeho. Bisa nkanjye navuga ngo yahereye ijya kunkunda. Hehese heye kwigira itya gusika kwitoragurira, ikagira itya. Ndakubwira ngo nawe hageze ko wibukwa. Iki nicyo gihe cyawe cyo kwibukwa. Imana yo mu ijuru yatumye Dawidi yibuka Mefibosheti, ikamukurira Debari. Iyo ngiyo niyo ishobora kukugirira neza uyu munsi. Ntuze kumbwira uti nuko yari mwene Sawuli, yari mwene Yonatani, ariko yari umwuzukuru wa Sawuli, umwanzi wa Dawidi. Yakabaye yibukirwa guterwa amabuye, yakabaye yibukirwa kwamaganwa, ariko noneho yibukirwa kugirirwa neza. Aramwibuka, aramubwira tumva rero, ndaguha ibya sogokuru bawe byose. Ntabwo ari cyo cyonyine, ndaguha n'icyubahiro. Ndicarana nawe ku meza, uzajya usangira nanjye ku meza yanjye iminsi yose. Ibihe byawe byo kubaho byose, nyiri umwami tuzasangira, nyiri umwami nawe uri umwami, kuko uzicara ku ntebe ku meza y'umwami. Kandi imagine, ibaza ahantu yari avuye. Ikintu cya mbere, avuye ahantu kure cyane. Ikindi cya kabiri, mu buryo bw'ibitekerezo avuye muri rwa rwango, aho yagombaga kwangwa, aho yagombaga kujugunywa,
aho yagombaga gusuzugurwa, nk'uko n'abamutanzeho abatanze amakuru ye bavuze bati arahari ariko kari aho ngaho kamugaye ibirenge. Yego nshuti y'umusaraba, nakubwiraga ngo nawe uributswe. Igihe cyawe cyo kwibukwa ni iki? Niba Dawidi nk'umuntu, umwana w'umuntu wabyariwe amezi 9 nk'ayawe, wambaye inyama n'amaraso, agira umutima wibuka umwana w'umuntu, noneho wowe Imana yo mu ijuru yakwiremeye, Imana yo mu ijuru igukunda, Imana yo mu ijuru iguhozaho amaso, ndakubwira ngo Imana irakwibutse, idafite ikihereyeho na gito, idahereye kuko uri mwene kanaka. Oya, ibyo ngibyo ntabwo biri yo mu ijuru. Idahereye kuri muka kanaka, idahereye kuko ufite iki n'iki, idahereye kuko wize ibi n'ibi, idahereye kuko utuye aha n'aha, irakwibutse gusa. Kubera iki? Kuko igihe cyawe cyageze. Wambaza uti kubera iki? Igihe cyawe kirageze ko wibuka. Harageze ko nawe wibukwa. Ndimo kukubwira ngo harageze ko nawe wibukwa. Umuntu wese agira igihe cye cyo kwibukwa. Igihe cya Mefibosheti cyarageze, aribukwa. Nawe igihe cyawe kirageze. Icyo ngusaba ni iki? Ni ukubyizera, ni ukubyakira, ni ukumva ari ibyawe, hanyuma nawe ukabigenderamo. Reka kubanza kubihagararamo ngo ubone kumva ko ari ibyawe, hanyuma uraza kubigeramo. Umuntu arakubwira ari ahantu, akakubwira ati yewe ngufitiye 5,000, ako kanya ugatangira kubajetingira 5,000 kandi bitaragera mu ntoki zawe. Kuki twihutira kwizera abana b'abantu? Ndakubwira ngo uyu munsi nawe uributswe. Ndagusabye ngo ubyumve, nibigwa mu matwi yawe biraba ari ibyawe. Umenye ngo nawe uyu munsi uributse. Imana yo mu ijuru yibutse Mefibosheti, igatuma Dawudi amushyira ku meza ye. Iramwibutsa. Icyo ni kimwe mukuyaho yarari, ariko yaba wabikurikiranaga ngo wumve. Abana b'abantu bamwibutse bavuga ko ari akarema. Niko bavuze ku murongo wa 3 agace ko hasi, ngo Seba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge byose, umugaye ibirenge byose. Icyo nicyo babona cyamuranga, uko niko bamwibutse. Ariko Dawudi aramubwira ati humura mwana wa Yonatani, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa so Yonatani. Sinzabura kukugirira neza. Iyo neza nzakugirira ni iyihe? Icya mbere, nzaguha imisozi ya sogokuru wawe Sawuli. Nzaguha imisozi ya sogokuru wawe Sawuli. Imisozi ya sekuru Sawuli yagombaga gutwara imisozi ya sekuru. Uze gusoma hepfo, yamara gutwara imisozi ya sekuru, n'abagaragu ba sekuru bakaba basagaragu ba Mefibosheti. Ibaze, maze kuguha ibyo rero ndaguha n'icyubahiro, ndagukuza. Uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Iminsi yose nyiri umwami, iminsi yose nyiri hano, uzajya urira ku meza yanjye. Hanyuma ukomeje hepfo, umwami yaje kubwira Seba ko agomba. Umwami ahera ko ahamagara Seba umugaragu wa Sawuli, aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose, uwo ni umurongo w'9, ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye byose mbigabiye mwene shobuja, kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajya mumuhingira imirima ye, asarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga. Ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka. Kandi Seba yari afite abahungu 15, n'abagaragu 20. Yesu we, abo bose babaye abagaragu ba Mefibosheti. Imana yo mu ijuru, nshuti y'umusaraba,
imana igira neza yagiriye neza Mefibosheti niyo ishobora kukugirira neza uyu munsi. Nakubwiye ngo harageze ko nawe wibukwa, uributswe. Iki ni cyo gihe cyawe. Igihe cya Mefibosheti cyarahegeze, ariko iki ni igihe cyawe. Uributswe, harageze ko wibukwa. Iki ni igihe cyawe cyo kwibukwa. Mukabyakira ndakwinginze, nutabibona ejo, nubibona ejo bundi, nubisuzugure, byakire, uributswe. Ndashima Imana yo mu ijuru itwibutse, ndashima Imana yo mu ijuru itwibukije ko twibutswe. Ndakwinginze ubyakire bibi byawe. Reka dushime Imana kubw'iryo jambo. Ndagusabye ngo bibi byawe ntubiherereze undi. Ibya Mefibosheti byari igihe gishya, ibi ni ibyawe uyu munsi. Uwiteka Mana igira neza, wowe wibuka abawe mucunguzi mwiza. Ndagushima ko utwibutse, ukaba wibutse buri muntu wese udukurikiye nyaguhora ku ngoma. Ndakwinginze ngo muhe ikimenyetso cyo kwibukwa, kuko kwibukwa kwaributswe. Muhe ikimenyetso cyo kwibukwa Mwami, mugaragarize data wera ukiranuka, umwereke ko Mefibosheti abo yari abereye umugaragu atari n'umugaragu, ari aho ngaho gusa nta byiringiro, baje bakaba abagaragu be. Data wera ukiranuka, ndakwinginze girira neza umuntu urimo kunyumva, yumve data wera ukiranuka ko nawe hageze ko yibukwa. Urakoze papa, icyubahiro kibi cyawe Mwami w'abami. Urakoze kutwibukije, kutwibutse, natwe duhanze amaso nyir'icyubahiro we wenyine. Ni mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo dusenze twizeye, amena. Amahoro y'Imana abane namwe. Imana yo mu ijuru ibibuke, ibiteho, ibahe iby'imitima yanyu yifuza, mu izina rya Yesu.